Muraho neza, iyo ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje gukosora ikizame kugira turusheho kubona imyitozo ihagije, nitugera mu bizame tuzabona amanota meza kandi bitatugoye. Ikintu busabwa kugira tube twakosora kino kizame, icya mbere ufata agapapuro ukandikaho igisubizo cya nyacyo, ukareba amanota uri bukire kuri 20. Nkabibutsa no gukanda subscribe ku batari bayikora kugira ikizame cyose dushyizeho ujye wihita ukibonera ku gihe. Tudatinze rero, ikibazo cya mbere kirabaza ngo ni iki wakora mbere y'uko uhindura icyerekezo? A. Gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo, ubwo bari kuvuga ibinyoteri. B. Itegereze neza niba hari icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. Murabizi neza, ahantu hose ntabwo wahindurira icyerekezo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Cyandike ku gapapuro uze kureba amanota uragira. Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Cyandikane ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri rero ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Impamvu uba wabyirinda ni uko biba bishobora kuguteza ibyago. A. Nyuma y'ikoni ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. B. Umuhanda w'icyerekezo kimwe. C. Aho tugomba kurenza ibirometero 30 mu isaha. D. Ugeze mu muhanda utaringaniye. Ese hano ni ibiki wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho ahaguteza ibyago byinshi? Ni hehe wakwirinda cyane? Ese ni A? Ese ni B? Ese ni C? Cyangwa ni D? Urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Igisubizo cy'ukuri hano ni A. Nyuma y'ikoni ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Tegereze neza. A. Kongera umuvuduko. B. Kugabanya umuvuduko wari uriho. C. Kwitegura guhagarara. D. Gufata feri cyane. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A. Kongera umuvuduko. Ese igisubizo cy'ukuri ni B. Kugumana umuvuduko wari uriho. Ese igisubizo cy'ukuri ni C. Kwitegura guhagarara. Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D. Gufata feri cyane. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Kwitegura guhagarara. Ikibazo cya kane kirabaza ngo mu gihe ukurikiranye na romoroke ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? A. Bituma ubasha gukata ikorosi vuba. B. Bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. C. Bifasha romoroki guhagarara byoroshye. D. Bikurinda umuyaga. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Bibutsa ko uba ugomba kucyandika ku gapapuro kugira urebe amanota uraza kugira.
Tegereze neza. Igisubizo cy'ukuri hano rero ni B. Bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. Izi ndorerwamo baba bavuga ntabwo ari ziriya twireberamo, ahubwo ni rotorovizeri. Ubwo mu rurimi rw'amahanga biba bimeze nk'ibyirori biba biri ku kinyabiziga. Biriya bifasha umuyobozi kureba inyuma ye niba nta kinyabiziga cyamusatiye, bikamufasha kwirinda ibyago. Ikibazo cya gatanu kirabaza ngo utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda ukingirijwe n'imodoka ihagaze, ni iki wakora? Ubwo wowe ushaka gukata ariko ntabwo muri make uri kureba neza imbere, wakora iki? A. Guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. B. Kwihuta wagera imbere aho ushobora kureba ugafunga ikindi cyerekezo. C. Gutegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko nta kibazo wakata. D. Guhindukiza imodoka vuba kugira ngo ushake indi nzira wakoresha. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza ubundi udusubize. Ese igisubizo cy'ukuri urabona ari A? Ese igisubizo cy'ukuri urabona ari B? Ese igisubizo cy'ukuri urabona ari C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri urabona ari D? Hano rero igisubizo cy'ukuri ni A. Guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. Ibi ngibi bikurinda kuba wakora impanuka. Ikibazo cya gatandatu kirabaza ngo mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda urombereje w'ibice byinshi, ni iki wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi? Murabizi hano hari abantu baba batwara ugasanga atwaye nk'ijoro ryose ari gutwara, urumva ibitotsi ntibyabura utwaye. None wakora iki? A. Gucuranga umuziki cyane. B. Kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba. C. Kuva mu muhanda urombereje w'ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona hano igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza. Igisubizo cy'ukuri urabona ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Kuva mu muhanda urombereje w'ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. Dukomeje, ikibazo cya karindwi kirabaza ngo kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? A. Kugira ngo akerekana umuvuduko kagaragare neza. B. Kugira ngo abandi biborohere kukubona. C. Kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga. D. Kuko amatara yo ku muhanda ari kwaka. Ese urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Igisubizo cy'ukuri rero hano ni B. Kugira ngo abandi biborohere kukubona. Ikibazo cya munani kirabaza ngo urimo kugenda mu nzira nyabagendwa
Ni gute wanyura ku muyobozi w'igare? A. Kuvuza ihoni mu gihe umunyuraho. B. Kumunyuraho umwegereye. C. Gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. D. Kugabanya umuvuduko mbere y'uko umunyuraho. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Hano rero igisubizo cy'ukuri urabona ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri rero hano ni C. Gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. Ikibazo cya 9 kirabaza ngo ni iki wakora igihe utabona neza usubira inyuma? Urugero uri gusubira inyuma ariko ntabwo uri kureba neza aho uri gusubira inyuma ugana. A. Kumanura ikirahure cy'imodoka urebe inyuma. B. Gufungura umuryango w'imodoka ureba inyuma. C. Gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. D. Gukoresha akareba nyuma kakwegereye. Ese hano urabona wakora iki mu gihe uri gusubira inyuma? Hano rero igisubizo cy'ukuri se urabona ari A? Ese igisubizo cy'ukuri urabona ari B? Igisubizo cy'ukuri urabona ari C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri urabona ari D? Tegereze neza. Hano igisubizo cy'ukuri ni C. Gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. Ikibazo cya 10 kirabaza ngo igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwara abarwayi gicanye amatara y'intabaza arabagirana wakora iki? A. Kugihigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. B. Kongera umuvuduko kugira ngo ugisige. C. Kugumana umuvuduko wari ufite. D. Guhagarara bitunguranye mu muhanda. Ese urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Urabona wakora iki mu gihe utwaye ikinyabiziga cyawe inyuma hari ikinyabiziga gitwara abarwayi, ambulance? Wajya gusiganwa nayo wahita uhagarara wakora iki? Hano ikintu wakora igisubizo cy'ukuri ni A. Kugihigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. Ikibazo cya 11 kirabaza ngo wifuza kugana ibumoso imbere yawe kubera iki ushaka umwanya mwiza kandi uhagije? A. Kwemerera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kugutambukaho. B. Kugira ngo ubone neza ikindi cyerekezo ushaka gufata. C. Kugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda icyo ushaka gukora. D. Kwemerera abandi bayobozi b'ikinyabiziga kukunyura iruhande. Weho urabona wakora iki wifuza kugana ibumoso imbere yawe? Ese urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Igisubizo cy'ukuri hano rero
ni C. Kugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda unabamenyeshe icyo ushaka gukora. Ikibazo cya 12 kirabaza ngo utwaye ikinyabiziga nyuma ya romoroki, umuyobozi wayo akaguha ikimenyetso cyo kumutambukaho iburyo kandi ugana ibumoso, wakora iki? A. Kugabanya umuvuduko ukareka akagenda. B. Gukomeza iburyo bwawe. C. Kumunyuraho iburyo bwe. C. Kugumana umuvuduko wari ufite ukamuvugiriza ihoni. Ese wowe urabona wakora iki? Hano rero igisubizo cy'ukuri ni A. Kugabanya umuvuduko ukareka akagenda. Ikibazo cya 13 kirabaza ngo wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ugomba gukora iki? A. Kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere. B. Kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. C. Gukoresha amatara abamenyesha kwambuka. D. Gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga usanze abantu bahagaze hahandi baba bambukira ku nzira y'abanyamaguru ari benshi, ibyo bintu bikunda kuba Nyabugogo, wakora iki? Hano ikintu wakora ese ni A. Kureka abakuze n'abafite ubumuga akaba aribo bambuka gusa. Ese igisubizo cy'ukuri ni B. Kugabanya umuvuduko witegura guhagarara ukabareka bakambuka. Ese igisubizo cy'ukuri ni C. Gukoresha amatara abamenyesha kwambuka. Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D. Gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni B. Kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ikibazo cya 14 kirabaza ngo uri hafi kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende. Muri ibi byapa bikurikira ni ikihe wakwitondera? A. Reba iki cyapa. Icyapa cya A. Reba icyapa cya B. Reba icyapa cya C. Urebe n'icyapa cya D. Nk'ibi byapa ni ikihe cyapa wakwitondera? Bibutsa ko hari video nashyize kuri channel z'ibyapa, ibitegeka n'ibiburira, nkaba nitegura kubashyiriraho n'indi video y'ibyapa. Ubwo umuntu utazi ibyapa neza yasura izo video twashyizeho mbere akazireba bikamufasha. Hano rero icyapa wakwitondera ni iki cya C, kuko ikibazo cya 15 kirabaza ngo ku manywa urumuri rudahagije hatabona neza ni ayahe matara y'urugendo ugomba gukoresha? Muratwihanganira. A. Amatara yo kubisikana n'amatara kamenabihu. B. Amatara kamenabihu y'imbere. C. Amatara yo kubisikana. D. Amatara kamenabihu y'inyuma. Igisubizo cy'ukuri ni B. Amatara kamenabihu y'imbere. Ikibazo cya 16 yabaza ngo niye mpamvu ituma tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu? Ubona ari iyihe mpamvu tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu? A. Igihe feri idakora. B. Igihe uhumishijwe n'amatara yo kubisikana. C. Igihe moteri imara ngo izime. D. Nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe?
igisubizo cy'ukuri hano ni D. Nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Ikibazo cya 17 kirabaza ngo ni iki ugomba gukora igihe uhagaze ku muhanda mu gihe cy'ibihu? A. Kureka amatara ndanga akaguma yaka. B. Kureka amatara yo kubisikana na kamenabihu akaguma yaka. C. Kureka amatara yo kubisikana akaguma yaka. D. Kureka amatara y'urugendo akaguma yaka. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Igisubizo cy'ukuri ese ni A? Igisubizo cy'ukuri ese ni B? Igisubizo cy'ukuri ese ni C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Igisubizo cy'ukuri rero hano ni A. Kureka amatara ndanga akaguma yaka. Ikibazo cya 18 kirabaza ngo iki cyapa kivuga iki? Tegereze neza icyapa. A. Umuvuduko ntarengwa ni kilometero 30 mu isaha. B. Iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. B. Iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. C. Umuvuduko uri hejuru ya kilometero 30 ku isaha. Hano habayeho kwibeshya ku nyuguti uko zikurikirana. Ubwo ino ya mbere ni A, ini ikaba B, ini ikaba C, ini ikaba D. Hari igihe habayeho udukosa ariko tugenda dukosora kugira ngo tubone uburyo ki tubahereza ibintu bifite isuku. Igisubizo cy'ukuri rero hano ni B. Iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. 19 iravuga ngo iki cyapa gikurikira kivuze iki? Tegereza icyapa. A. Ntihanyurwa. B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. C. Umuvuduko utarengeje. D. Inzira y'abanyeshuri. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A. Ntihanyurwa. Ese igisubizo cy'ukuri ni B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Ese igisubizo cy'ukuri ni C. Umuvuduko utarengeje. Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D. Inzira y'abanyeshuri. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma kirabaza ngo ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? A. Ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. B. Kunyuranaho ntibyemewe. C. Ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda gusa. D. Ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Bibutsa ko dufite na groupe. Ikindi ushobora kuba uri gukosora ukagira ikibazo, ino nimero iba kuri WhatsApp, wahita unyandikira ukambwira uti aha hantu nahagize ikibazo nkagufasha. Serivisi aba ari ubuntu. Watwandikira kuri 0789 935 16 26. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni A. Ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Mbashimira mwese muba mwabanye nanjye tugakosorana kino kizame, kandi mbifuriza amahirwe masa mu byo mukora byose. Imana ibahe umugisha kandi barinde.